Hi guys, I hope you're all doing good. So muko muri kubona turi muri Zurich, and guess what? Imagine some of Galway, these kind of diamond wigs bafite, so I wanted to try them on. Nkareba itandukaniro ryazo n'amawiga atandukanye. So iyi ngiyi yitwa Sifa. The first thing nkunze kuri ino wig is the colors of the hair. Ikindi you guys bantu mukunda kugira ibibazo byo kwambara utufire kugira ngo wig itagaragaza umusatsi wawe cyangwa se isuku ufite, ufitemo akantu bita fake skin, like kaba kameze nka skin yawe. You don't have to wear any wig cap. We are going to try another one. So guys, I am not lying. Ukoze umusatsi yizi wig utumva ko zifite itandukaniro n'izindi wig usanzwe wambaye. So ushobora kuyishyiramo any color you want. So we're going to try the last one. Cynthia. Murese yitwa Cynthia nako agomba kugura wig ya Cynthia. So anyways guys, ikindi kintu nababwira kuri zino wig ku bantu mutazizi, less years. Nuko ngo yishizeho umutwe wawe nyine umeze nkaho iteye ku uri umusatsi wawe wanyawo. So guys, nizere ko rero ku bantu mwahoraga muvuga wig ziba zifite imisatsi mibi blah blah blah. Hano muri Zurich tubafitiye wigs zifite imisatsi myiza ku bantu bashaka gushaka zino wigs za diamond. You guys are all welcome muri Zurich and Maskora. Bye.